sibyo abana ba hano hirya ni nkabona Vesina Dorcas n'abana bakuze tubareba uminduka ya mbere kintu bone mbere y'igihe sigihe na nyuma y'igihe sigihe ariko Dorcas na Vestina ubu none hatuvugana nk'abantu bari kureba ndabivuga nkanjye ntagira unera amabuye abantu bari kureba Satani yanyamaze kunyaga ikintu gikomeye cyambere habaye kwibeshya no guhubuka kubeshya ko na post ivuga ngo Vestina ni Vestina aravuga ngo ngiyo mbimenya simba narashatse uyu mugabo reka mbabwire mu bikurikirana bivuze gende hano se wakimara kudevi umwimerere w'itoro ryabo rya DPR bose babireba byamubayeho namwe mwarabibonye byabaye kuri Theo mwarabibonye yego tujye twubaha isoko yaho twavomeye naho twanywereye amashereka ariko aba bana bakimara gukora gushya imisatsi kwinjira ku kintu k'imisatsi bakimara kwihenura kuntu babanye Satani yaramaze kubatsindira yaramaze kugenda bateza intege nke ntago birarangira Yes, ni by'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ningiye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus hari umuntu muri kuhabona niwe mutumirwa wacu w'uyu munsi. Ni Pastor Peter nari mukumbuye cyane. Twayirukanaga kera bivuze ngo ngiye kuganira n'inshuti yanjye ya kera. Pastor Peter ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana, ariko nanone agira amagambo meza nkunda, amagambo asubizamo abantu ibyiringiro, amagambo yubaka abantu. Uyu munsi nandi mahirwe nundi mugisha wo kongera kuza kuganira nawe, cyane cyane ko muri iminsi Imana kugenda imukoresha imirimo n'ibitangaza bigiye bitandukanye. Pastor ndakwakiriye. Akoze David nari ngukumbuye nuko tutahirana imbere ya kamera ariko twabikoreye ku ruhande. By'umwihariko ngiye nari nkumbuye amagambo yawe twirukanaga kera. Urakoze niba wari yakumbuye kuko hari igihe wigeze kuvuga ku muntu uvuga n'igihe none uvuze ku muntu uvuga n'igihe nejo twe turi kumwe n'ababwiye ngo nta muntu ukomera igihe igihe kikwita izina ry'icyubahiro igihe ari kigera kikagusuzuguza ukitwa rya zina bita ya matungo yo mu rugo kandi imbere witwaga umugabo uzi ko hari abantu akaba yarizaga miliyoni 100 uyu munsi none akaba nta n'igihumbi afite ibaze mu bintu ninya rero n'inyigihe igihe cyanyicaza ahangaha buriya nta muntu akomera igihe papa komera igihe buriya ari igihe umuntu abyuka mu rugo akuva ko umusiri bigende fresh ariko atazi iby'igihe kimubikiye niyo mpamvu mbwira abantu ngo nunakomera nukiyemere gituza kukejo wajya hafi ejo nagahora gahanze umuntu yaravuze ngo nta muntu uhora ukomeye kandi nta n'umuntu uhora yoroshye burya ikosa abantu dukora ribi kutamenya kugenzura ibihe no kudaca bugufi igihe gituma umuntu atinda kubona urubyaro ariko igihe cyagera akabyara biravuga ngo igihe kigeze sarasama inda y'umuhungu rero abantu turi kuganira hari igihe cy'isobanura mu mayibobo igihe cyatumye abantu barya ibiryo bidafite umumaro ariko uyu munsi wa none bicaye muri Canada abandi bari muri Amerika igihe kirabicaje kandi mumenye uzi ko hari igihe kigera isi kizungurutse neza ugasanga aho wavuye rahagarutse kandi icyo nkundira abantu yibihe biguhindukanye bakuza cyangwa bakakuvaho oya wundi igihe kigusanura inshuti igihe kiguha mukwiye kubana igihe kiguha mukwiye kubana cyangwa kikakwereka ko ukwiye kubura urakoze cyane igihe kigushyira ahantu ukwiye kubura kandi umva ibintu bitangaje igihe nicyo kintu kiri surprise mu buzima bw'umuntu kiragutungura ukaba ufite nk'imodoka ya miliyoni 200 ejo ukabonera hiye yose direct ukibwira ngo birangiriye aho ngaho ukibwira ngo birangiriye aho ngaho ubundi Gitwaza nawe yigeze babivuga neza aravuze ngo nubona wakize cyane ujye usenga igisigaye no gukena ariko nubona uri n'umukene cyane ujye ukora cyane igisigaye kiba ari ugukira buriya nta muntu wapfa akikize se nta muntu wapfa gifite imitungo agikiza kimeze neza
kose nyine ubupfuye ibisize ntabwo ubuzeza ryabyo ariko uwo muntu nta muntu uvuka azamukana ubushobozi afite ngo arinde apfa akibufite uri kumva uko byagenda kose hari challenge hari impinduka cyangwa se akantu gake kagabanuka hari akantu kazamo buriya rero abantu umuntu wese wasuzuguwe ni igihe kandi uri kubaho uyu munsi wa none ni igihe uri kumva hari igihe tuvuga ngo ari igihe ugeze wambaza ndabyuka dutangira kuganira ndi mu rugo urumbaza ikintu bita igeno tugenda kubazaga igeno umugisha n'isezerano urakoze cyane igeno umugisha n'isezerano njya nicara n'ahantu ngiye hose nkibaza igeno nkubaza isezerano amahirwe nkabitekereza kandi abantu bose babifata bakabigira nk'ari ibintu bimwe biragoye ni nk'ukuntu afata umuntu agafata imbabazi akazigiranya n'ubuntu imbabazi n'ubuntu bitandukaniye he ubuntu buruta imbabazi imbabazi ziza nyuma y'ubuntu ngo umuntu tugiye kumusobanura neza twamusobanura imbabazi ni iki ubuntu ni iki ubuntu ni uguhabwa ikintu nta for free nta kintu na kimwe wati nubwo utabikwiriye reka nkiguhe reka nkugire ubu ariko n'imbabazi ushobora kuzitanga ukavati nubwo utazikwiriye uretse imbabazi habanza ubuntu hagakurikiraho imbabazi ni ukuvuga ngo mu gihe nkuhaye ibyo bintu nyuma yaho ubundi imbabazi ziza umuntu yakosheje yego kandi haba hari igitambo ni uko waba amaze gutekereza ku ikosa wagize gute wamukoreye ariko ubuntu bwaje bwirengagiza uwo uriwe ntabwo butekereza ikosa kuri wowe buriya abantu twizera ijambo ry'Imana Yesu aza mu isi Paul yavuze ngo ubuntu bwe nibwo bwatugeze aho turi bo hanyuma mu buntu bwe rero duhabwamo imbabazi n'ubuzima bukaboneka rero ubuntu niyo mpamvu ngo n'umuntu udafite ubumuntu ntabwo aba yuzuye umuntu udafite ubumuntu aba yitwa ikindi yego aba yitwa undi muntu aba yitwa ikindi kintu kuko umuntu yuzura afite ubumuntu iyo udafite ubumuntu uriyemera hinduka umwibone uba nka Nebukadinezari wabwiye Imana ngo Mana ntacyo wakoze kabisa ahubwo uve ku ngoma iyo ntebe wicaye aba aryo uyicaraho nijya uyoboye isi Mana ituvuga ati rero ikintu watakaje witakaje kuri umuntu ubura n'ubumuntu iti mwereza mu ishyamba umugabo wari umwami wambaraga kositimu akambara nabwo ngo igihe kirakomera wambaraga ibikanzu birebire imwohereza mu ishyamba ngo yarishije ngo imyaka 7 arya nk'inyamaswa urumva wibaza iyo minwa iby'ibyatsi wibaza izo nzara kandi Imana iramureka ntiyapfa iramureka imurindira muri ahari reka mbwira umuntu nkurikiranye ibishatse yakwigisha yego amafaranga watunze uko angana kose akagenda ukajya kwiga ibishatse Mana njya mbwira abantu ngo nta muntu n'uyu n'umwe wananiye Imana nawe uhari bimwe bavuga ngo Imana izaba ibarwaje barwaye ntabwo Imana ifite umwanya wo kwicara ku gitanda ngo irwaze uwo murwayi ngo nzakwica uyu munsi Imana nese David ariko uzi ko muyifata mukagira ngo hari ukuntu wenda dufata Imana tukayifata uko itari cyane tukayifata uko itari tukayigaragaza mu bundi shusho kandi burya David umuntu ahantu abitewe n'uko atekereza yego nk'ubu ushobora kuhita ndeba ukahita uvuga ati David gutya urebye uko ndebye nyine cyane mu marangamutima hari nk'iyo bafite kubona umuntu abyibushye ngo Imana ngo mbonye irindi modoka ye kandi nani gararagira mu buzima bwe nk'uwambona ubu ngubu ukuntu ndimo ndagenda byibuha ariko rikubyibuha ndugu yawe muri iyi minsi ntabwo ndi kuyereka abantu isi bifatika biragaragara ko ufite amafaranga uko byagenda kose ntawubura kwifuza ari mu isi ariko ko bya David tuziranye asanga mu rugo atera ahetse agakapu mu mugongo ndugu yangu
uko biri ubwanwa kuva butangiye kubyibuha nawe ugatangira reka tubireke ibyo nubwo uri guca mu bihe bitoroshye mbabarire ariko uko biri hari icyo imana gukora ariko nanjye ndabishimira Imana uko biri. Hari umuntu ejo bundi wantunguje agafoto aratunyoheza twishi twakera nawe ndareba ati suyi ni ngewe ubu hari ifoto naguha washyira kuri kino kiganiro bakagira ngo hari umuntu wa kabiri uri gukoresha bakavuga ati uyu muntu hari amafoto ufite ejo nakuye kuri Facebook yanjye nanjye narayarebye ndibaza uyu ni Peter cyangwa n'undi wahindutse. Ubwo ubu ngubu uri mu gihe ndi mu gihe hari igihe cyo gusonza naratangaye ibi biravuga ngo hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa mu bintu nitondera Peter ndi imbere ya kamera ni ukuri kw'Imana nitondera igihe sinkomeye akomeye igihe umuntu aragiye ahagaze hariya bamwimikisha amavuta yambaye ikanzu ayoboye urusengero urusengero rukomeye cyane ariremereje iyo ni virusi ntabwo uba uzi ko igihe kikubikiye kwicara abandi bakaza dufite abantu bari bakomeye uyu munsi wa none bari kurya ubunyobwa ndugu yangu naranababwiye ijambo rikomeye nibuka nubona wazamutse wageze hejuru uzagerageza umanura ukuboko uzamura ukiri hasi kuko amahirwe y'uwazamutse ni ukumanuka. Amahirwe y'uwazamutse ni gute ziba amahirwe kandi azamanuka nako ni umwako ahubwo ni umwako amahirwe ubwo ni umwako reka tubigire umwako siko najya nemerera umwako ugiye ntabwo ujye wemera reka oya umwako urahaba. Hari ukuntu byuka mu gitondo ugasuhuza umuntu utera umwako oya nta muntu utera umwaka ahubwo biterwa n'igeno ryawe. Oya harimo abantu batera umwaka ngo utasuza mu gitondo bandeze ntago mbizi no mubayivuga wasanga ubwo ngo uvuga batera umwaka nawe cyangwa kwa kuntu uzinduka ugahura n'imbebe kayita ikata David ntabwo ibyo mbyemera nese imbebe akarimo by'Imana oya nyimbe biraza ngo nyabigiye kwambukanya umuhanda ugahura nayo uyikase ni nk'umuntu itamu ku muhanda ushaka wakwisubira mu rugo umva mubwire reka mbyite amahirwe make none se ibyo ntago ubizi wowe ntago siko abantu babivuga nyine abanyarwanda barabivuga numva bivuga ariko siko mbyize ni umuntu uvuga ngo iriya nzu ngo nujya muzasara by'amazu abantu bataye cyangwa se nk'abapangaye bamubwire amazu abantu bataye bayamenya bemwe nk'abapangaye sibyo abapangaye ari ukuntu baba bafite amakuru bavuga ati umuntu wese wageze mu iriya nzu ntago yigiriyemo amahoro aba mu muntu ntago aba mu nzu. None hari n'umwadusekeje abantu bihangane ngo yagiye mu nzu inzu ngibamo abazimu ngo barara barongora abagore abo ni abazimu bama mu bitekerezo ni ibitekerezo bye none se kantu hubatswe ari ubutaka ahantu uce hose harahumanye biravuga ngo aho muzakandagira hose hazahinduka hanya kubwo izina ry'Uwiteka ahinduka hera none umbwira iki niba ajye mumanura ahumanye ushaka ko ahubwo nkandagira ariho hahumanye igihe ibintu byapfuye niba bimwe byapfuye ibintu abantu batinye niba bime ndebe konsara cyangwa apfa hari byagusaze uzi impamvu se umuntu asara byahere mu bitekerezo buri kintu kica umuntu cya mbere ariko icyo kintu uvuze ni ukuri ikintu kica umuntu bwa mbere ni ubwoba icyo kintu uvuze ni ukuri none se ni gute umuntu afata umuntu akabwira ngo ni rya sentu dusigaye dusenga akajya mu rusengero umuntu ngo ngiye guhamagara Imana agiye kugira gute guhamagara Imana ibaheze mu ijuru Imana si bahise mu ijuru igire mu ijuru ibahe none Imana iba mu ijuru ibera hose icyarimwe okay urakoze cyane Imana nigira hirara ibera hose icyarimwe ibera hose icyarimwe kandi noneho kubizera iba muri twe igendana natwe n'ubu turi kuvuga niri kubyemera itabyemeye waba uri kudedemanga udashobora no kugira gute no kunganiriza iteme ko zino kamera zikora none se ugira ngo n'ubuhanga bwacu mu mwuka mu buryo bw'umwuka Imana yicaye hano iri kugufasha ku bitekerezo kugira ibyo mbaza nange iri kugufasha kugira ibyo subiza itari hano ngo ubu ngo ngiye kubuse guhamagara Imana mu rusengero ati ngo hano narayibuze kereka niba ariho ifungiye ariko Imana iba mu bantu cyangwa ngo ujye kwitekera ubugari ku musozi muzage ngaho nyirapasika aragiye bite n'umunsi ngiye cyageze birakunda wowe nushaka kujyana ibiro 500 by'ubugari ubucumbe uteke n'inyama uri kumva ni kuvugisha ungaye ngo nuzango ca bugufi yagiye hanga ngo wa muntu ngo ndumiye ngo yagiye hanga
genda nawe ushaka kuma amashyi kajana ngo ndumiwe urebe ko tukureba tuzatuvuga ngo wiganye ibya runaka. Rero nari ndi kuvuga kino kintu ubona wagiye watumbagiye watangiye gufata idora watangiye kugira imodoka watangiye kugira inzu ujye usaba Imana hanya nkuba Imana iri kuntegura kugura imodoka oyo urayigura ntago mubyibuho wawuteganya igare hari ubundi hari umubyibuho ni nko kubona umuntu w'ijana ndakora siporo gabanuye kubona Imana igufasha ujye muri gym kuba wazamutse ujye usaba Imana imbaraga zo kwitwara neza mu gihe urimo ubwira Imana ngo Mana ni imbaraga zo gufasha abandi bakiri hasi kuko nyine navuze amahirwe make abasigaye ubwo se ni make simbizi ubwo neka mubyite bitwa timwavuze umwaku ibintu bibi basiga nukumanuka noneho iyo ugize amahirwe ukaba warafasha umuntu ukamuzamura iyo ageze hejuru waramanutse arongera akagira gute akakurana akakuzamura kandi koko hari ikintu namaze kubona pasta muri iyi si nasaze nta muntu ushaka kuzamuka adafite umufasha akaboko ubaho ibi bivuga ngo abantu bagize amavuta ngo abantu bari mu kirere ubu ngize umuntu akankubita icaci urusengero kawati mwana ikashira umuhamagaro wawe wajyanye mukavati ni Imana yonyine yanzamuye cyangwa Imana yakoresheje umuntu jewe mva mubwire mbonera Imana mu bantu simboni ntago Imana yasuhuza ahubwo nyibonera mu bantu hari umuntu nabonye avuga ati ngewe mu kuzamuka kwanjye ngo nta ruhara abantu babigizemo ngo Imana yonyine iyo ni daimoni ubundi ubwibone bwa mbere bubaho ubwo bwibone ubwari bwo mbega bagize ikibazo cy'imitekerereze no kwiyumva kwiyibagirwa ukabona aho ugeze ugahita wiha niyo runaka badahari mba naragize gute ariko hari ukuboko uko byagenda kose nta muntu ujya ugera n'ubu nawe ye baba we ndugu yangu iyo umuntu afashe amayinite ye internet yagapsonda agakora subscribe agakora reka tureke no kuri abo ngabo hari nabo twahuye mbere nabo yabo ngabo urakoze haraba none hapita akagapira nambaye n'abantu uri kumva kuba magazine iciye hano ni wowe ikoresheje ubu none hanga afite kwakira umugisha kuko Imana igukoresheje mu bintu bikomeye kandi bibi bitera agahinda nukumva kare wigize ukwiye kubaho kumva kare wizama harandi maboko ahubwo abantu tugira ikosa ryo kwibagirwa umuntu akibagirwa nanjye uwo muntu arese mwibuka aravuga ngo jewe ngo nta muntu umwe ngo mamya kari igeno ry'Imana wibwira ko Imana idafite abikoresha Imana ikora mu bantu Imana ikora mu bantu narabivuze Imana ikora mu bantu Satani akora mu bantu iki cyongeye kukivuga twamara iminsi 5 ntabwo uzigera ukomera Imana idakoresha amaboko y'abantu ntabwo uzigera ubu umuntu mwiza ndabyuka mbwiriza ijambo ry'Imana mu rusengero naravuze ngo iyo umuntu mwakuvuyeho abisikana nuje nta na rimwe Imana igusiga mu kirere cyawe wenyine kuko irabizi cyangwa ngigusige wenyine yego ntago yagusiga wenyine kuko irabizi kagahinda ukamarwa n'abantu irabizi ko umubaro ufite umarwa n'abantu irabizi ko inzara waba ufite uyimarwa n'abantu irabizi ko ubukene waba ufite wamarwa n'iki n'abantu habwikorera muki mu bantu ikagaragaza umwana bwayo ntabwo nzigera mvuga ibi bintu ngo bigire icyo bimarira mu gihe nawe ugize gute nawe ubyumvise nga nanyumvemo ideas z'ubwenge nayumva ibintu by'ubwenge Imana ifite kumukoresha akabishyigikira dufite abantu bafite ikosa ndakambivugira imbere ya kamera ngo n'abakozi b'Imana n'abavuga butumwa n'abaririmbyi ngo sinajya imbere ya kamera ngo ntago yagira gute aba ntago bazayisigeza buretse tureke iyo Paul ayigira aba yarayikoresheje atayigira se uretse gato atayikoresha se reka mvuga kano kantu nyina nagiye kubabwira muzi impamvu ibi bintu Bibiliya avuga ngo bone mushakashaka uburyo mwamenye iby'Imana yacu ishimwe ni ugushakashaka mu gihe cyose uzi ikintu cyose wakora wavuga ubutumwa bwiza bukamamara cyangwa abantu bakumva ukagira icyo bamarira kandi mutangazwe n'Imana ntabwo navuga amagambo 10 nta jambo ry'ubwenge ririmo ntabwo byakunda ntago bikunda rero hari n'uwambwiye ngo abantu ntago bagishaka amagambo y'ubwenge bashaka amagambo y'ubugore reka nkubwire umuntu arya ibyo asonzeye arya cyangwa se arya n'ibingana n'ubushobozi bwe n'ubushobozi bwe bw'imitekerereze urakoze cyane IQ yawe niyo igaragaza icyo wifuza ni ukuvuga ngo jyewe ubwanjye niba ashaka amagambo y'ubwenge ubu hari ibintu utankoresha nawe uranze hano ahangaha ufite kuvuga ngo reka
shinge umuyoboro wawe ukora analyse ubu hari David uranzara umuntu waha pasi ukavuga ati uyu mukozi w'Imana nguhaye uyu nguyu umutwara uku ahangaha akunda ibi tujya tugendana ubu uranze ko tuganira iyo ni uko wambonye nuko ngo rero niba abantu bakunda amagambo y'ibigorya kuvamo abo ngabo ni uko muhuje IQ nyine bazajya bakumva ariko hari umuntu wicara kugigana ngo reka ngikurikirane numve ariko n'umuntu utanagikurikirana iki kigana hano twahereye yaba afite IQ iri hasi yaba afite ikibazo ni wa muntu twahereye ni wa muntu usa wumva ikiganiro akumva akantu gatatukana yego atarumva ati bimeze gutya nta minota 10 amaze kuri iki kiganiro yumve bano bantu bafite umurongo umeze gute agatangira gukora judgment akavuga ngo aba bantu ni fake nta kigenda rero nta na rimwe Imana igikora idakoreye mu reka dutangire ikiganiro cyacu nako twe twagatangiye urumva ko twari dukumburanye twabanje gusuhuzanya ariko David na ujibona yo plus we na minus bibyara iki plus we na minus guteranya we no gukuramo ngo ku mashanyarazi abasirikwe yo basirikwe biragira ute muri uraka ubwo minus kushizeho minus bibyara iki biraceceka byose bibaye gukuramo urumva nyine nta cyaba kirimo bivuze ngo n'abascientifique ntango mbyibuka neza barako baravuga ati uyuzanye umugore uri wenda ufite amaso ya B+ ukazana umugore ufite B+ nawe ngo burya ntango mushobora kubyara kaba kayenze ubwo nyine ariko burya ari kintu nari kugira abantu muri iyi minsi ngo kaba kayenze burya Imana bisakwa ngo muhure muri abantu batandukanye kwa ngo muhuze ni Imana yaranangaje nagifata abanyambaraga beringi bahuza buri muntu wese muremera umukwiriye oya nyine David hari kishoboye je nashoboye hari icyo ushoboye udashoboye biravuze ngo iyo Imana igiye kubaka ifata umunyane igenye ikamuza n'ufite imbaraga ahubwo reba ikosa ryavutse kwihanganirana byaranze dushoboye kwihangana abantu ntabwo batindanye kubera kutihanganira intege nke za bagenzi babo hanyuma reka dutangire ikiganiro cyacu bita dusenga nko masegonda 20 bite ngombwa ko dutangire ikiganiro cyacu Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko wongeye kutuzana imbere ya kamera ukaba twicaje turi bazima uhabwa icyubahiro wahize David mu bihe bikomeye anyuzemo nanjye urandinda ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo bane natwe ikino kiganiro kigira ububasha kandi abagikunda ubaho umugisha kandi umuntu wese ugira hari kugira ngo tukomeze gukora umurimo muhe umugisha mu izina rya Yesu amen hanyuma twahuye tita tuganira tufatiraho nitwabazanya amakuru wari umeze ute ndaho ngo rukomeye ndaho nshobora kwita impera ngo avuga ati umurimo w'Imana iba yaraguhaye cyane cyane kaba atari uwanyu umeze tuhagaze ute ntago ari uwacu umurimo w'Imana uri gukorwa Yesu we Herode yazavuga ngo ashaka kumwica Yesu nawe yasubizaga amagambo ari mu bwenge rero aramubwira ngo umugeni mubwire iyo ngunzu impumyi ziragenda ibirema biragenda nako impumyi zirahumuka ibirema biragenda arangira avuga ngo umurimo urakorwa ku manywa na nijoro nubwo ibicanege bihari ariko umurimo w'Imana irakomeje muri twebwe kandi umurimo w'Imana ubundi awukoze rero umurimo w'Imana uri gukorwa muri iyi minsi ndi kwibaza ikibazo kivuga gitya giti ese nk'abantu batazi Yesu babayeho bati ababayeho ko bakwiye kubaho nk'umuntu utazi Yesu umuntu utazi Yesu ikintu cya mbere yanyazwe ni amahoro yego utazi Yesu nta mahoro ushobora kugira mu buzima nayo urayihesha icya kabiri nta byiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza twebwe no mu rupfu tubonamo ubuzima ejo hazaza mugifitemo ibyiringiro urakoze cyane yandi mavuga ati Yesu muragenda nta mukristo upfa atera imigeri mukristo wese apfa yizeye avuga ngo nubwo ngiye aho mvuye hari aho njya heza kuruta aho mvuye yego icya gatatu ni byinshi navuga reka tusoze ku cya gatatu abuze cya mbere abuze kunguka ubwenge kuko biravuga ko Uwiteka ari bwo bwenge kuva mu bijyanye ko kujijuka iyo nta Kristo ufite bibwira ko ubugwije ariko nta buhari kumva ko ari umunyembaraga urakoze cyane kwiyumva umera uba mu bwoko bwa Mowabu bayoborwa n'umubiri cyane no nikirya noza n'imbuto z'umuryango ukumva ko ari cyo kikubesheje ariko Kristo ni byose kumufite
Peter nk'abo nk'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana wagiye ubwiza ahantu henshi hagiye hatandukanye, ujya ugira ubwo umurimo w'Imana cyangwa se ukawugira ifuhe? Jya ngira ubwoba ndi mu isi sinabubura umurimo w'Imana wo muri iyi minsi harimo ikibazo gikomeye cyane, ariko Imana izi aho yadusize. Nyakwigendera Theo yaravuze ngo Yesu azi aho yadusize, arahaza aho yadusize, azi ko bitari byoroshye. Rero kubw'umurimo w'Imana ifuhe ndarigira, Mana ngira ifuhe, njya ngira n'ikintu bita kubona ibintu bipfa jewe ubwanje nkabona hari ukundi kuntu byakwiye kuba bizima. Mbese ukabona hari ukundi kuntu byagenda cyane cyane urebye nko ku bakozi b'Imana, abahanuzi ukuntu bari gutwara ibintu muri iyi minsi. Jewe ikintu kiri kumbabaza muri iyi minsi ni uburyo abasenga bari kwangana kandi basengana. Ngo harimo n'amarozi ukabona bari kurogana, ukabona abantu ba Kristo bari kurogana, none bakanishimira ibyago byabaye kuri bagenzi babo. Bibiliya avuga ngo umunyabyaha umwe yihannye mu isi mwishe impundu ziravuga. Ariko inatangaye cyane kubona umuntu akorwa n'isoni, ahubwo ngo wene sarire amwegera avuga ati komera, amukomeza amaboko aho yongera amwubake, agahita ahubwo ashyikira Satani. Imana irapfushije mwe murishimye. Yego ikintu gitangaje Imana yaturemeye kuzuzanya nk'urugingo, noneho mwene so agize weakness, arashonje cyangwa yambaye ubusa, we birakunejeje ngo yari yaratubwiye ngo Imana yari yaratubwiye ko bazakorwa n'isoni. Ntago Imana ikora uko kuko na David Bibiliya iravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite irawufite ni uwayo. Hari ijambo navuze ejo bundi, umubyeyi ukubyara imbuto yakugaburira amashereka wose ibere rya mama, umuco wamukuyemo niwo ugaragariza abandi. Niba Kristo turimo ariwe twose imico ye, biravuga ngo hari isengesho dusenga ngo uri data wa twese mwiza uzi intege nke zacu, data wa twese wabandi wa twese, yaba abagufi yaba abarebare, yaba inzobe cyangwa ibikara, baba abato n'abadatunze, ariko hari ibice byigabanya. Nkibaza ngo abapapa ni bangahe? Ntabwo Yesu yaba mu kigare cy'abantu bangana. Yesu ntiyaba mu gice cy'abantu badashyigikirana. Ikintu kiri kubaza muri iyi minsi ni uburyo abantu batari guhuza, kandi Yesu araba yaremeye guhuza. Ubu none aha ngaha Imana iguhaye abantu muhuza amaboko, mwakubaka ikintu gikomeye cyane mu rusengero. Rero no mu murimo w'Imana abantu bari kwikora. Oya ahubwo uvuga ngo nabo uvuga ati ngiye gufata akaboko mube muri kumwe, iyo bamaze kubona ari nk'akantu gato bafite bahita bakuva. So ubibona mu macaci bariyemera bahita batangira kwiyemera. Nyine nicyo twavuze, ndabizi wagiye uyobora amatsinda y'abanyamasengesho. N'uyu munsi ndabayoboye, n'uyu munsi urabayoboye. Hari nk'abanyamasengesho bagiye ufata ukabona bafite impano, ukavuga ati reka mbazamure, bamara kugira hejuru bagashaka gukora kuri ya ntebe wari uriho kugira ngo basigare bagize ute. Ndashimira Imana. Ejo bundi mperutse kujya mu kigo cya kaminuza gusengerayo, masanga umushuti wanjye, umwana wamenye kera cyane, kera utaruzi kuvuga, byose ntabyo yari azi. Duhura mu buzima, ariko ikintu cyanejeje ni uburyo namusanze, ntabwo nari nzi ko ari nawe uhari, ariko nasanze ari we uri bubwirize. Ambonye aravuga ati ntabwo navuga uhari ngo iki, ndumva kandi ndabisabye Imana nzamuzana twicare imbere ya kamera aganiriza abantu. Ikintu kinezeza ni ukubona wereye umuntu imbuto akaziha agaciro, ugasanga aracyazubaha. David uyu munsi wa none ubu tuvugana, habaho igihe bakabona sindi hano, ariko natinyutse kamera cyane. Nakoranye n'abanyamakuru batandukanye, nahimbaza nakoreyeyo kera, ariko nagize nuze kuvugira kuri kamera cyane kubera go ariko TV itaragira gute. Nayitangiriye mu rugo, sohora intebe ngatera hanze ndabyibuka, tukavuga ndikurebwa n'abantu batarenze 100. Nanjye ntazi kuvuga. Twagize David
nzi kuvuga sinjye cyagiye uri kumva abantu bashyigikiranye bya twashobora kuba twakora ikiganiro yego nkavuga kikaba kirekire ariko ntazi uburyo twagihuzamo neza n'iki kiganiro ukuntu twagikoze twavuzamo amagambo y'ubwenge yes urana hari gihura n'umunyamakuru akabura icyo akubaza ukumva kujyanye mu tuntu bigasaba ahubwo ko ari umera nk'uyoboye ikiganiro kandi ari ufite nuza yo kuyoboye ikiganiro ufite kunumira muri studio zawe gasanga ahubwo wowe wambye ati mwino reka dukomeze n'ubundi nukuba ku murimo w'Imana abantu badukurikiye turi kuganira na Peter n'umukozi w'Imana Imana ihamagaye mu gihe nk'iki ni gihe kigoranye ariko nanone ku rundi ruhande ni igihe cyiza cyane ko ushaka gukurikira ubutumwa cyangwa se ugakurikira umurimo w'Imana ahantu hose waba uherereye ariko nanone nge muri minsi ni kugendana ijambo rivuga ngo twumve turebe ariko tuniki sibyo kumve turebe ariko tunige ibyo burya uko nkuko nituba turi kureba Peter turi kureba kandi reka yego twumve ariko kugira ute tunige reka kano nkavuge ntarakibagirwa umuntu wese uri mu ishuri arasabwa ibintu bitatu kudasakuza mu ishuri kwihangana no kurindira kudasakuza kwihangana no kurindira yego burya ishuri si ribi she ntago ari ribi nuko twese turijyamo turyanga ariko ishuri si ribi ishuri si ribi iga ibyo uri kwiga bizagufasha mu gihe kizaza kudakora amakosa cyangwa se kubaka ibintu bishya hari umuntu urota ari mu ishuri iga Imana ishimwe ko iri kuri guha hari abaribuze batazi niba ari mu ishuri bari nk'inzererezi buryo umuntu ari mu ishuri ntabwo aba inzererezi aba ari kwiga merutse bavugana n'umuntu ari kurota amashuri cyane abwira ni byiza iga ahubwo ukore nukora ikosa cyo gutoroka ishuri rigumemo wowe wimva ibyo mwarimu ari kuguha niba ari ishuri ry'urugo ryige niba ari ishuri kandi ukora ikosa ryo gutoroka oya witoroka iyo utorotse birapfa urayacikiza ubucikiza amashuri kandi hari igihe yacikiza ukamara nk'imyaka nk'icumi utiga ukazongera kwifuza kuryigwa reka ditangire neza ugasanga umuntu yize ashaje yiga hakiri kare niba uri kwiga kutabona urubyaro gerageza wige ukomera uvuga ngo ma iri shuri ndigumyemo kuko amahirwe ahari nurirangiza uzabyara ariko probleme niyo kurubya ugatubigira amafumu ishuri ukaburira deviye kandi n'ubusanzwe uzagira imbere wongera uzongera uryige biratanga wagiye guca ntago ntakwiriye noneho ibi bintu rero iyo duhuye numva ibintu bije ari byinshi hari igihe umuntu aritoroka karitoroka ati ubu bukode reka mbeshe nubaka inzu ejo ndakurahiye yanzu bakayiteza cyamunara ukongera ugakodesha kungasamuhe muri bwabo cyagiye wabeshye ngo reka wubake iyo urindira hari ijambo njya mvuga aho kwishima iminsi 5 nkazabara imyaka 100 nababara iminsi 5 nkazishima imyaka 100 burya imvune nubwo umuntu avunika ako kantu nakavuze nkumva neza hari abantu baba mu bukode bakumva ubukode bararame bagatangira kwicira inzira ariko Kimana tuburimo nange mburimo Kimana duhaye kwishyura twatuje kiya duhaye kwishyura yanadufasha mu gihe twihanganye tukazubaka yacu kandi ni ibintu babwira mwese mbwira ko muzapfa mufite amazu yanyu ni wicira inzira ukagira ushaka ejo bazagutera nk'abantu bavuga ngo bose bazagira amamodoka gutese ngo no mwijaba abamarayika ntago bangana rero abantu bari kurota bari mu mashuri mwige ahubwo asaba Imana imbaraga zo kuguma mu ishuri icyo yateguye kukwigisha uza n'ubundi bizarangira ukize nunatoroka uzongera ukige burya Abisirayeli bava muri Egiputa ngo bari gukoresha iminsi itarenze ingahe 3 5 ntibari kurenza iminsi nka 50 niko bamaze imyaka 100 bari kuzenguruka kugira Imana ibigishe batazateta abantu batazira amakuru mu Bayisirayeli tese abavuga ngo Bayisirayeli hageze yaba ntago Imana yaguhoza ayo utarize ntago byakunda nta nubwo Imana yaguha ibyishimo utarababaye naratanga ihamagara Aburahamu yaravuye ngo nagiye mu gihugu izamwereka muhunga haguruka yikoreye igipfurumba cy'imyenda abwira umugore ngo duhaguruke tugenda bari kugendana kandi anezerewe ndumva rwose bije bari kugendana ngo batambutse bananzu Imana yababwiye ngo bazaba hariye wapi
na karitsiye bari bazi kubera kumvira ijwi gusa kumvira Uwiteka n'ubwo isi yabita kumva Imana ikoresha izindi mbaraga hakagira no bakumva bake kandi b'umumaro. David sinkuba kugira abantu 1000 mu bantu 1000 yaguhamo umuntu umwe akarota abantu 1000 Ujya ngo nkurikirwa n'umurongo utanyumva nakurikirwa n'umwe unyumva. Urakoze cyane. Muri ibintu bitangaje. Inshuti twigwijeho. Nizo duteje ibikomere. Ariko nanjye aka kantu kangavuge mpite nkagira. Mu minsi yashize ibibazo nahuye nabyo. Hari inshuti nabaga nize nkavuga ati iyi ntinayibura. Urakoze cyane. None ibibazo byaje byisukiranya kuri njyewe. Biza byisukiranya hanimo n'ikibazo cya gonariki. Urumva? Yego. Ba bantu ba gonariki yakamiye amata. Nibo bantu bambire bamvuyeho. Oh yes. No mbivuge. Buriya hari n'abantu babona umuntu ahuye n'ikibazo. Bagahita bamera nk'abamuvuyeho bakamwitarura. Kwa birarangiye. Ariko ari Imana ikora comeback. Hari ikintu nkundira Imana. Uzi ikintu bita kuzo uri umuntu mushya. Buriya umuntu yaravuze ngo iyo umuntu agiye gutera imbere agomba kubanza gutera intambwe imwe ubundi agahita asimbuka ahantu harehare. Ubu hari ikintu wize gikomeye kubera iriya muyoboro abantu bamwe bavuyeho. Urumva uyu munsi wa none iyi iri kubakwa izaruti ya mbere kuko biriya bivuga ngo ubwiza bw'ibya mbere buza ibyanyuma bizarusha ubwiza ibya mbere. Uri kumva Imana yanansanze iti mpumuriza hamwe ati David reka kureka kubyagiye ahubwo reka kuby'Imana iri kugira ute iri guhumugisha. Urakoze cyane. Hanyuma reka twitangire ikiganiro cyacu tutajya kure. Ariko tweye guhunga ishuri tutajya kure nanjye ubishuri nariciye amara kuba nasoje tweye guhunga ishuri kandi n'ukuri tweye guhunga ishuri David. Hanyuma Peter Karamba reka dutangire hano ku bana b'abakobwa b'imusanze abo basigaye babarizwa mu mujyi wa Kigali ndetse hari n'ubarizwa hanze nk'uko bivugwa. N'abana babiri b'abakobwa Vestina na Dorcas n'abana babiri b'abakobwa abantu bagiye babakunda mu bihe bigiye bitandukanye bahimbaza Imana. Uyu munsi hari inkuru zageze bavugaho nyinshi kubera ku ntangiro ngira ngo urazikurikiye. Yego narazikurikiye rwose. Vestina na Dorcas erega bubatse imitima y'abenshi kandi bano bana Imana yabakoresheje. Ejo bundi nari ndi kureba indirimbo yabo kuri televiziyo mu rugo iriya y'igiswahili baherutse gukora. Yebo oya hari indi sinzi niba ariyo ibanjije. Yego nari ndi kuyireba abamana kuki Satani ari umugome. Nabivugiye muri saro kuki Satani ari umugome. Kuki ari umugome. Urebye buri abana Vestina na Dorcas hari abaye imikosa. Nabikuvuze dutanga ikiganiro kuzamuka kwawe si igihe cyo kurangara ahubwo ni igihe cyo kwiga ubwenge no guca bugufi kandi utibagiwe hashize hawe nizo mbaraga ahawe hashize izo mbaraga z'ahazaza. Satani ni umugome ariko kuki kandi njya mbibona no mu bakinnyi b'umupira kuki umuntu atsinda ibitego nka 5 10 20 ejo gahita ubona yabaye umuyede kandi abanyamerika n'abandi bateye imbere bagira kuri urwo rwego ukabona ejo nibwo ahubwo babaye abantu basamutse uburyo bukomeye. Vestina na Dorcas nibo turi kuvugaho. Kubera iki wavuze ngo Satani ni umugome warushingiye kuki urebye iki cyambere yateje umubabaro atera confusion abantu bakundaga bari abantu yanatunyaza ubutumwa bwiza bwavaga muri bo. Satani atunyaga twebwe. Yes. Iyi groupe yafashwe na Irene Murindahabi arabatumenyekanisha batangiye ngo Imana yaduhaye niriya ndirimbo batangiye nahawe ijambo. Ni ikintu twongeye kumva amajwi y'abana beza kandi noneho bavukana. Twongera kubona hari impinduka zije muri gospel mu Rwanda. Yego. Nyuma ya Bateo nyuma ya Alex Dusabe nyuma ya Barine Gahongayire. Yego. Batonzi Kabaganza nyuma ya Batonzi uyu munsi none nyuma ya Tonzi Imana mu blessing arikora comeback imushyigikire ariko
twabonye groupe ifite imbaraga, icyo bita imbaraga, kandi ifite ibihimbano by'umwuka biremereye, isora indirimbo igakundwa n'abantu benshi kandi byihuse, bafite umwimerere w'amavuta ya ADEPR aho bavuye, aho barerewe. Ubundi ko nawe uri w'Umusanze wigeze usengana nabo? Yego, twarasenganye, bandirimba iruhande nka gutya, Vestina Dorcas. Yego, muri Gosheni aha kumuhoza. Kandi koko si byo se? Abana ba hano hirya ni nkabona Vestina Dorcas n'abana bakuze tubareba aha Musanze, n'abantu barimbiye muri Gosheni. Kuri akuntu babayeho, mwabonaga zanzose bazifite cyangwa se bazahinduka kuriya? Ntago ku rwange ruhande nabo numvaga baririmba neza, kandi nkabona aba bahanzi nyine bakomeye, ariko nta nubwo nari nzi ko impinduka zabagezeho zabageraho. Iza mbere mbi, impinduka ya mbere kintu mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe, ariko Dorcas na Vestina ubu none hatuvugana nk'abantu bari kureba, ndabivuga nkanjye ntagire unera amabuye. Abantu bari kureba, Satani yanyamaze kunyaga ikintu gikomeye cya mbere, habaye kwibeshya no guhubuka. Satani ni ukuvuga ngo Satani yarabanyaze? Yes, yarabanyaze, amaze kubatsindira. Kandi ahantu yahereye habaye uburangare n'abajyanama babi. Buriya uriya managingaga n'abandi bantu bari babegereye ku ruhande. Reka ndeke kubreminga Irene. Hari abandi bafite kugira inama cyangwa nawe n'abitekerezo byawe bikaguha kwibeshya. Ndetse ko na post ivuga ngo Vestina ni Vestina aravuga ngo ngiyo mbimenya simba narashatse uyu mugabo ngarabyicuza. Ni post nasomye, ndibaza kwicuza icyo ari cyo. Kwicuza wakoze ikintu ariko ukagikora utazi ibyo urimo, mu gihe kitari icyacyo, uba wihuse. Bagize gutya bakuyeho imisatsi ya naturel, bashyizeho peso amarasita, barabyinnye. ariko nanjye ntarebye, nanjye nakamabwira abantu mwe, niba abantu nabonye abana ba ADEPR bakubise iriya misatsi, navuga ati aba bana Satani kubatwara. Reka mbabwire mu bikurikirane bivuze gende hano, se wakimara kudevi umwimerere w'itorero ryabo rya ADEPR bose babireba, byamubayeho namwe mwarabibonye. Byabaye kuri Theo mwarabibonye. Yego, tujye twubaha isoko yaho twavomeye naho twanywereye amashereka. Sindi kuvuga itorero rya ADEPR naho habamo abadafite imico myiza amabi. Yego, nani itorero none aha ngaha negamiye, ndi kubivuga nk'umuntu ugize ibyo ndeba naho hari ibyo ureba. Ariko aba bana bakimara gukora gushyira imisatsi, kwinjira ku kintu k'imisatsi, bakimara kwihenura kuntu babanye, Satani yaramaze kubatsindira, yaramaze kugenda bateza intege nke. Ntago birarangira, haracariho ibyiringiro ko bakongera gusana inkiki. Bazi neza ko nabo ubwabo usibye kwihagararaho, buretse nyine biravuna. Ikosa ukoze kurikosora biragoye, ariko amahirwe ni ukumenya ko wagize gute, wakosheje. Ubundi ntago gendenganye wakosheje, ahubwo narenganya umuntu wakoze ikosa ariko nagire gute, narikosore. Niko geneye aba bana bakimara kwivana rya misatsi. David, nawe uri umuntu uhora kuri social media, wabonye nta kintu gihindutse bakimara gukora iriya misatsi. Njijambo rimwe navuze, ugenda nahise mvuga tugenda mbamubona, nabonaga ko bari kugenda tayari. Amagambo make nahise mvuga ngo abana baragiye tayari, aba nabo tubibagirwa ako kanya. Kuko hari ukuntu bari bafite guca bugufi muri bo, ifaranga ritangiye kuboneka, kuko isi batagize bagira ariko yindi bavuga ngo reka ubwo twagure ibindi bintu tugira ibindi. Kandi wenda buriya na Irene nawe arashobora kuvuga ati kubera ko abana bashizeho imisatsi, naho ntamenye igisobanuro, ahubwo agasanga n'ingi gitutu bamushyizeho. Kuko Irene kuntu yabyumvaga birashoboka wenda simbizi, ntago ndi bubivuge, ntago nzi ukuntu yabiteke nuko biteguye nka manager wabo. Ariko ubwa mbere mwibuke
ngo cano yagiye mwibuke akavuyo kabaye Irene bagumana amaboko aba bana barageze ku rwego bagira za Canada ejo bagaranga reka mbabwire murankurikiranye abantu munkurikiranye murebe Israel Mbonyi icyambu mumurebe none ahangaha kora katava muri nuza muri gahunda atava muri gahunda yihaye akomeza gusenga no kubaha iki Imana ntago top nagasubira hasi arasohora indirimbo ikagira ikaba hiti kubera iki iyo atakaza umwimerere ejo ntago uzamusanga hamarasta mbabwira abantu bagiye batakaza murebe Mani Marite haramurushaga kuririmba Mani Marite ararimbaga ariko amaze kudeviya gake byabaye ibindi namwibagiwe nubwo butikimwibuka nta gutondekera n'abandi n'abandi benshi uri kumva uyu bashimamu bano batimamu bano abanga murabazi ngo yari amafaranga y'umugore murabizi ibintu bitambutse murabizi amazi imisi banamubika ngo yarapfuye bamaze imisi bamubika ngo yarapfuye ibi bintu ngiye kubabwira iyi Imana iguhamagaye nukwiye kwiyibagirwa ukwiye guhora uzirikana uwo wariwe kugira ngo udakora amakosa hazaza kuko amateka yahashize ni ikiraro kigufasha kugera ejo hazaza heza aba bana bakimara kuvanaho imisatsi banatirere bakikwitaho igisuko kwitera ka make-up bakindura ukundi kuntu batangiye kudeviya naye nahise mvuga ngo mubibagirwe ubu duheruka indirimbo yabo ryane ni kera kandi niyo dutegereje vuba zategereza vuba ntabwo izaza imeze nk'izariye zitambuka ubu nonaha nonaha bicaye bakitekerezaho basanga ari amakosa bakoze hanyuma abahanuzi bagiye bahanura ibintu byinshi bigiye bitandukanye barahanura Vestina ntuzabyara Vestina uzabyara Vestina ntago uzaramba mu rugo hari ibyo twagiye tubonesha amaso hari ibyo banze kuvuga kwa ko bapinze ubuhanuzi hari n'ibyo natwe twitekereje turavuga ngiye nahanuye ko ubukwe buzaba wahanuye ko ubukwe buzaba ntago akazabyara oya ako yarabyaye kubyara n'umugisha icyo sindi butinde muri yashatse umugabo akwiye kubyara mu gihe bitinze nabwo sisone ko umuntu atabyara bijya bitungurana umuntu akagira gute akabyara n'ingumba zirabyara kandi uriya mwana akiri muto ntago nari kuvuga ngo nagazugira gute abyara ahubwo giyewe turi kuvugana Vestina yego nekereza ko n'ubuhanuzi bwatambutse kuri we butandukanye hari ibintu byasohoye yego kandi bibi abahanuzi bagize gute babonye mbere noneho hari igihe bageze igihe nabo cyo kwicara kuri kamera bakavuga ngo umuntu ngo ni mugari ngo umuntu ngo ntakigenda ngo umuntu gutya nabo batwetse karabana kandi imbere ko batabibonaga mujye mutinya abantu umuntu ugera mu gihe yakwicara imbere ya kamera agatangira kubureminga no kujajinga ibyo atajajingaga mbere ubu akatangira kubona ko yahuye n'ikindi gisubizo muri make tutanatinze aba bana ubwaho habaye ikosa uyu Vestina ajya gukora ubukwe ashaka n'umunyamahanga ubukwe bw'abantu twarebaga twitegerezaga uzareba iyi video uri video y'ubukwe witegereze iyi ceremony y'ubukwe witegereze neza agiti yari irimo hari connexion yubatse neza hari kwagitinga kutari ubona mu bukwe ugahita wiyumvamo ikindi kintu urebe ubukurikirana urebe urano ukuntu Edirisa yari ameze urebe umwana w'umukobwa ukuntu ameze wagira ngo ntahari wagira ngo ni filime bari gukina ndugu yangu abantu nuko batabibonye ubundi bakagombye kuba barabibonye bagakwiye kuba barabibonye kera cyane kandi none ahangaha niyo ari gataho ngo twabonye save date ya Irene muri Ndahabi ni byiza Imana imufashe ariko ubu tuvugana bano bana Satani ari kubarigata niba uyu musa none Vestina ari mu mubabaro hakozwe ibintu mbere ntago babikoreye igihe none se ubu se umwana usabyaye umwana sabyaye umwana saraho sabaye umumama ubu tuvugana afite kuba abyaye umwana harya ubu ngubu kuba abyaye umwana ubutumwa bwiza butari gutambuka neza atameze neza n'izi nkuru zimuvugaho zitandukanye wibwira ko n'umwana nakora yumva social media atazumva ngo mama
ahangaha yakoze mistake kandi ntabwo yageze zivugwa ahantu hamwe na nubwo afite ubushobozi bwo kuba yazikuraho. Wisenze ni ahantu henshi kandi buri muntu wese uje amuvugaho yavuze ibye. Yego kandi ko batina no kuza kutubwira ibyo uko babitekereza niko tugenda tuvuga. Ariko nubona bikemura ibibazo ngo tugiye kuceceka ngo namabukwiye kuri social media baze baduha ukuri turagukeneye. Vestine abahe Dorcas abahe Dorcas abi Kigali we njya mubona mu bukwe njya mubona yatashye ubukwe bw'abantu mujya muhurirayo oya ntabwo duhuye nawe namaze ikintu cy'umwana ati kuki mutari kuduha ibyo mwatumenyereje n'ibyo mwahamagariwe. Bari abana bahamagare kuririmba ntabwo bahamagare kuza gukora ibiganiro kuri YouTube ariko barana bakote man ntabwo ari abafollowers hari ibintu umuntu akora ntabwo bahamagare kuza gukora ibiganiro kuri YouTube. Oya pe ntabwo babihamagariwe mbese ugira ngo n'abantu bose bazaza bakicara gutyo kabatereka mikoro babishobora se none se nkanye nicaje aho ngaho nabishobora hari uzaza akaririmba wowe ikintu ukwishinzwe ni ukuyobora ibi bintu bitega waruka kino kiganiro nyiyobore kize kurangira neza abantu bacyumva. Ariko Satani yamaze kuturiganya ikintu gikomeye kandi none hateje n'agahinda bano bana kandi bibabwira hatabayeho uburyo Imana habaho gusenga hatabaho uburyo Imana yagarurira abantu bananga ibubaka bamenye aho bakorera amakosa bayakosora biragoye ko bakongera gushayininga. Yego hanyuma reka tugane ku kiganiro cyacu cy'umusozo gusa ku bantu bakunda Pastor Peter atugeze mu kanya keza kuvuga ngo aduhe ijambo ry'umunsi ni umunota umwe Pastor niwo dusigaranye kandi ubwo munota umwe turatangamo nimero ya ku muntu wifuza gusengana nawe no ku muntu wifuza kuvugana nawe no ku bantu bagukomeye babuze nimero yawe hari nk'abantu bagukomeye babuze nimero yawe bakabura ahantu bayikura. Ijambo ry'umunsi abantu twagenda niriye ijambo ry'umunsi nkunda kubivuga niyo ndi imbere y'abantu Imana ntago ari umuntu. Yego kabiri ntago Imana igikora ikosa mu byo yaremye ubuzima uri gucamo bwose Imana ifite igisubizo kandi mu gihe cyose ubona hari bitari kugenda neza ujye urushaho kugira ibyiringiro kuko ejo uzatungurwa nicyo utateganya ko cyakugeraho. Amahoro ntago abonerwa mu isi ni Imana iyatanga. Rero soza abantu badukurikirana cyangwa se batureba bumva tuvuga twe turi abantu tuvuga ibintu uko ariko imbaraga zacu ziba ku rurimi. Imana bahumugisha. Yego hanyuma abantu bari bankumbuye ndumva muri iyi minsi ndashaka kuvuga kandi shaka gukora. Yego kandi David ndashaka kuvuga ibintu bituma Imana ihabwa icyubahiro. Sinza guhanganisha abantu kuri YouTube cyangwa se ngo David tubane nabi ndumva ashaka gukosora ahubwo amakosa nakoze. Hanyuma muri biki ishufite Imana yamaye ngomba kubitanga nkabihereza abantu nabunebwe fite umurimo w'Imana nubwo isengero zimwe zifunze ariko ama YouTube ari gukora. Hari ijambo perezida yavuze ngo bagende basengere online bishoboka bigende neza. Hanyuma come back ndagarutse ndahari banyereke ko bari bankumbuye babinyereke David abinyereke namwe mubinyereke ko bari bankumbuye. Hanyuma shima Imana cyane ku bwa David buriya ndabishimiye Imana cyane kubwo ibihe bikomeye wacemo hano twagiye ni kure birakomeye kubura abavyeyi mu gihe gito kitarenze umwaka nibe bikomeye ariko komera turi mwisi. Imana ikomeze gukomeza kandi izagukomeza nyine ikoresha amaboko yacu ikoresha abantu. Hari nk'abantu bajya bambaza ngo David umeze ute nkababwira ati ngende mu nzozi ushobora kuba ntari gutekereza ahantu ndi nkaba ntekereza ko ibyo mbona ari inzozi umunsi umwe nzakanga ntago ahita ubishyikira buri ikintu kitamenyerwa kandi tuzakibamo iteka ryose ariko ntago urupfu rumenyerwa. Rero komera mbivuga imbere ya kamera Imana igukomeze kandi natwe turahari hari igihe wenda tuzakora ikiganiro turi kumwe n'abantu n'urugendo rukomeye cyane. So Imana bahumugisha. Hanyuma tugeze mu kanya keza ko kubaza umukozi w'Imana nimero ye ku bantu batakaje nimero cyangwa se ku bantu bari bamukumbuye bashaka gusengana nawe agiye kuduha nimero n'ubundi araza kudusoreza n'isengesho. Peter reka nyibahe nimero yanjye yo kuri WhatsApp ni 0788 641 772 ni 82
hari abantu batarangiza ikiganiro 6-4-1-7-7-2 niyo mpamvu akenshi basigaye bagisoza ikiganiro uraza kubyumva Imana bahumugisha basigaye bagisoza ibiganiro iyi nimero ya kabiri ni 0722-337-9-785 ziba kuri WhatsApp zose asigaye Imana bahumugisha reka dusenge Imana sore umugisha abadukurikiranye Imana mu izina rya Yesu turagushimiye ko abanye natwe turagushimiye ko waturinze habwa icyubahiro warinze David urinda abadukurikirana batandukanye abari ku migabane itandukanye ubahumugisha mwinshi mu izina rya Yesu Kristo dusengeye umuntu wese dukurikiranye ufite ikibazo mubere igisubizo umuntu wese uremerewe umuruhuri umuntu wese urushe umubere Imana nkakaruhura sengeye ifubyi sengeye abapfakazi sengeye abababaye sengeye imiryango itandukanye wongere kurema ubwiza bwawe abashomeri bahakazi ingumbuze kubyara mwami Imana batarana uko bahe ubukwe umuntu wese dukurikiranye yizere kuri Imana imugire neza urakoze kumvise gusenga uhumugisha umunyamakuru David umwagura imbago mu izina rya Yesu amen. Hanyuma ndagushimiye cyane Peter shimiye n'umuntu wese wasoje ikiganiro niba wakunze ibiganiro tugenda tukugeza wakora subscribe niba ufite inshuti zawe za kwakira amagambo meza y'ubwenge cyane cyane ko Pastor Peter afite amagambo meza y'ubwenge wamusangiza kino kiganiro kandi nanone twemera gukosoka no batugira inama ejo batuhe njya bivuga twagiye gutubitangira wango mutwereke ko mudukunda tukiri bazima n'abatubwiye ko badukunda turabahaye karibu hanyuma Peter ndagushimiye Imana y'amahoro ikomeze ikurinde amen.